twebwe rero twakiranukiye Imana havamo mwebwe, namwe muzakiranukira Imana abuzukuru bacu ntibazabure. Imana ibahe umugisha. Diana araje, muzakomerezaho, mujye mwubahisha Imana igihe cyanyu, mwubahisha Imana ubutunzi bwanyu, ariko kurutaho mukomeze muyubahisha ubuzima bwanyu. Iyi Bibiliya n'indirimbo tubahaye ni umugisha ukomeye gushyingira no gushyingirwa. Mwabibonye je nabaye very excited. Nshobora guhamya ntashidikanya ko ikintu cya mbere yumvise mu matwi ye ari isengesho rya se na nyina. Ubwo rero kandi nzi neza yuko uwo muco yarawutoye. MC twebwe turi ababyeyi b'impano Emmanuel. Bishop Gahima aravuze ngo Emma ngo azaba ari umwana wabo mukuru, ngo natwe Diana aza umukobwa wacu muto, kuko asanze hari abamutanze uwo mwanya, ku buryo rero ubwo azaba umukobwa wacu mutoya, kandi we nta kibazo na gito yazagira. Twe nta nubwo azavuga ngo bazajya batugenera igihe cyo kudusura, kuko bazaba bari i Kigali, nibatanaza twe tuzajyayo. Ubwo rero ikaze mu muryango mugari wawubonye n'ubundi usanzwe ubuzi, ariko muri gahunda y'u Rwanda dufite yo gushyira abagore imbere, reka ndeke madamu abanza avuge. Bafite na byinshi byo gutanga kundusha, murabizi ko genda mu kiruhuko cy'izabukuru. Murakoze cyane. Reka dutangire dushima Imana, kuko ni umugisha ukomeye gushyingira no gushyingirwa. Mwabibonye je nabaye very excited, byandenze, byanejeje, kuko ndabikunda cyane. Rero reka mfate uyu mwanya dushimire aba bana bacu, cyane cyane kampere kuri Emma. Emma n'umuhungu wacu wa gatatu. Aravuze ngo kuko n'umwana wacu wa gatatu. Ni umuhungu wa mbere akaba umwana wacu wa gatatu, niyo mpamvu ambwiye ngo bivuze nabi. Emma rero ni umuhungu mwiza cyane, kuva ari muto yagiriwe ubuntu bwo kugira umutima mwiza, akundwa n'abantu bose, aba umwana mwiza. Ni umuntu ukundana cyane, akagira inshuti nyinshi kandi tuzi twese. Rero Emma twanezerewe cyane kubw'uyu munsi, kuko ntabwo natekerezaga ko uzashaka ukiri muto. Iyi ni surprise. Iyi surprise rero yaranejeje. Ubundi abahungu tumenyereye ko bashaka bakuze cyane, ariko yadukorera aga surprise keza. Ndagira ngo mubanze mu mumpera amashyi. Hari babyara be na barumuna be n'abandi bahoze bavuga ngo yabashyiriyeho urukiramende rurerure cyane, kuko ubu ngubu bose batangiye kwibaza uko bigenda. Reka rero tugushimire kubw'urwo rukiramende washyize hejuru. Ndagira ngo kandi mfate uyu mwanya mushimire ko yatuzaniye umukobwa mwiza cyane. Diana ni umukobwa wacu dukunda cyane cyane cyane, tumaranye igihe. Abajene n'abana beza bamaze igihe mu rukundo kandi tubizi. Ubwo ntimwabaha amashyi? Rwose Diana yabaye umwana mu rugo, tutazi yuko bizagenda uku, akajya azana n'abandi muri za anniversaire, mu birori byinshi, agakora imirimo myinshi. Twari tuzi ko ari umwana mu bandi, hanyuma tuza kumva ko hari umushinga mwiza. Rero reka tubashimire ko ntabwo yadutunguye. Byaratunejeje kubana nawe, kandi twarakumenye, uratumenya, azi abantu bose, natwe turamuzi twese. Aje mu muryango umukunda cyane cyane cyane, turagukunda cyane. Karibu rero, tuguhaye ikaze, urisanga, urabizi, kuko turagukunda. Ntatinze rero, kuko nshobora gukomeza nkavuga kubera za emotions. Ndagira ngo
kuko tubakunda kandi murabizi umuntu ukunda uramugabira. Iwacu nimumara kuruhuka muzaze tubagabire, tubahaye inka. mwumva nari nabivuze. Izanjye igihe najyaga mu gipasitoro nabonye kuragira inka no kuragira abantu bitajyana, ndazigurisha, izisigaye nize ubwo azamuha inka. Kandi baravuga ngo ntawe utanga icyo adafite, reka jyewe ntanga ishimwe aba ari ryo mperaho. Nshimire mwese mbere yuko nshimira abana, kuko ibi birori ntibyari kubaho iyo mutahaba ku mpande zombi. Ibyo rero ndagira ngo mbanze bashimire, sindi bubitindeho. Presence yanyu yonyine ni impamvu yo kubashimira. Mu Kinyarwanda tugira umuco mwiza wo gutwererana, intwererano n'ibindi byose mwakoze, nabyo ni umwanya kubibashimira. Mwarakoze mwese no kuba muri hano mu mvura nk'iriya yaguye, mwarakoze. Hanyuma icya kabiri ndashaka gushimira aba bana ko batadukojeje isoni. Mu gace duturukamo baravuga ngo mutadushwaje. Rwose mwarakoze kutadushwaza, bakundanye igihe kirekire. Abahungu banjye barabizi, njya mbaha romarike, nkavuga numva mu bintu mukora ntimugakinisha amasantima y'abakobwa. Hanyuma bangiriye neza, uyu nguyu babaye inshuti ntiyakinisha umutima we, hanyuma havuyemo ubukwe. Rwose mwarakoze. Kandi ndabona uko Diana ahagaze nabwo ahagaze neza, nabyo mwarakoze. Hamwe n'inka madamu yatanze, ndagira ngo mbahe Bibiliya n'indirimbo. Emma arabyumva neza. Kuva yavuka, oya ataravuka, akiri mu nda, yajyaga yumva iwacu turirimba, akumva iwacu dusenga. Avuka ushobora guhamya ntashidikanya ko ikintu cya mbere yumvise mu matwi ye ari isengesho rya se na nyina. Ubwo rero kandi nzi neza yuko uwo muco yarawutoye, yize gukunda Imana. Reka wenda mutangira ubuhamya butoya kuko ndabizi ntari bubivuge. Yabonye akazi, iwacu tugira umuco wo gutoza abana bacu kubahisha Imana byose, cyane cyane n'ubutunzi bwacu. Noneho yabonye akazi, yazanye umushahara we wa mbere wose. Arambwira ati dadi, waratwigije ngo tujye twubahisha Imana 10% cy'ibyo twungutse. Genda shaka guha Imana umuganura w'umushahara wose wa mbere, hanyuma ukampesha umugisha. Kandi nzi neza yuko uwo muganura Imana yasogongeye ntuzapfa ubusa. Diana araje, muzakomerezaho, mujye mwubahisha Imana igihe cyanyu, mwubahisha Imana ubutunzi bwanyu, ariko kurutaho mukomeze muyubahisha ubuzima bwanyu. Iyi Bibiliya n'indirimbo tubahaye ntabwo ari Bibiliya gusa, ni umuco w'umuryango wacu. Emma na Diana hari naho ubwo bigeraho bigahura. Murabizi turi umuryango wubaha Imana, ntimuzadushwaze. Muzakomeze mugendere mu muco wa sogokuru wawe, gendere mu muco wa so na nyoko, gendere mu muco w'umuryango wacu. Yesu azaba umwami mu rugo, wowe uzaba umutware. Ubundi hejuru y'umutware haba umwami. Yesu azaba umwami mu rugo, wowe umutware, ariko mwembi muzamuyoboke. Tubaraze Yesu, tubahaye iyi Bibiliya nk'igishushanyo cy'uwo murage w'umuryango tugenderamo. Kandi ntabwo ndi bwongereho andi magambo menshi. Umugisha twarawubasabiye, ibiganiro twarabigize, ibyo tutaganiriye tuzabiganira mu gihe kiri imbere. Imana ibahe umugisha rero, mukomeze mutubere abana beza, hanyuma kandi uwo muco muzawukomeze, kuko ijambo ry'Imana wari uhari sogokuru aturaga uwo murage. Zaburi 112 iravuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka akitondera amategeko ye, kandi hakavamo isezerano ngo urubyaro rw'umukiranutsi ruzagira amaboko mu isi. Twebwe rero twakiranukiye Imana, havamo mwebwe. Namwe muzakiranukira Imana,
abuzukuru bacu ntibazabure. Imana ibahe umugisha. Reka twongere duhuze ibiganza dukoma amashyi menshi cyane dushimire ababyeyi kubw'ijambo ryiza ndetse n'impano. Iyo rero kandi ni ifoto y'urwibutso. Barakoze cyane, dukoma amashyi basubira mu byimbo, barinde rwose bagerayo tukiyakoma. Bakoze umurimo mwiza. Ndagira ngo rero nsabe twongere rwose mukiri aho ngaho, nsabe badufashe twongere Yesu ashimwe. Turashaka gukoresha umwanya muto tubanza gushima Imana cyane, kuko Imana niyo itanga abana, Imana niyo igena ibihe byiza nk'ibi. Kandi mu bana dufite navuga ngo Diana niwe mwana tubanye igihe kirekire cyane muri abana bose, kandi yatubereye umwana mwiza mu gihe gikwiriye. Atubwira gahunda ye na Emma, ntabwo twabirakariye, twabishimiye Imana. Tugira umwanya wo kuganira na Emma na Diana nk'abana bacu. Nagira ngo mbabwire ko atari ibanga rwose, tumaranye iminsi tuganira tubategura nk'ababyeyi babo, kandi turashima Imana cyane ko yahuje Emma na Diana uyu munsi bombi bakaba ari abana bacu. Tubishimiye Imana cyane. Rero uyu munsi turavuga amagambo make. Mu rugo twagize umwanya uhagije, ariko icyo navuga gito mu mwanya dufite hano, hamwe no gushima Imana, nagira ngo mbwire abana bacu. Umunsi mwigishijwe, mwagize umugisha, mwigishwa na Bishop wacu, kandi yababwiye amagambo y'ubuzima bwa buri munsi. Muyumvire, muyazirikane, muzakunda Imana nk'uko twabibabwiye, kuko Imana niyo rufatiro, niyo yabahuje, si twe. Nta wundi wabahuje, ni Imana. Iyo Mana yabahuje ikabaha ababyeyi beza bababera urugero, muzayomeho, muzayubahe, muzayikunde, muzakundane, muzubahane, ariko byose nibishingira ku Mana rwose bizamera neza. Nagira ngo mbwire Emma ngo turamwakire nk'umwana wacu mukuru, rwose wumve ko uje iwanyu, uje iwanyu, uje iwanyu. Turagukunda, twarabikweretse, twarabikubwiye. Diana turamukunda, mwita sheri wanjye, ubwo yabaye sheri wawe, ubwo nge navuyemo n'ibyo. Ubwo rero muzakundana nk'abasheri, kandi muzakomeza kuba abasheri bacu. Wambwiye ngo muzatugenera igihe muzadusura, reka mbasabe ngo ntimuzatinde kudusura. Ubwo byatangiye nyine nuko muzatugenera igihe cya vuba, mudusure tubakire neza. Rero ntarahamamada n'umwanya muto ngo nawe agire icyo avuga, kuko sindi bwongere gufata mikoro mbabwire ngo kuko muri abana bacu, kuko mwatunejeje, ko twifuza ko mugira ubuzima bwiza, turabubakira. Sashimwe, nta mana iruta inka. Yesu ashimwe cyane. Turashaka kubaha inka ebyiri. Haleluya. Inka ebyiri zirahari. Umva, nimushaka inka vuba muzaza vuba. Amen. Muzaze tubahe inka ebyiri tububakire, kandi season uko muzajya mudusura, uko tuzakomeza kubana muri abana bacu, ibyacu ni ibyanyu. Imana ibubakire, ibaha umugisha, izabaha abana, natwe tuzabona abuzukuru, kandi izakomeza kubanezeza ubuzima bwanyu bwose. Imana ibaha umugisha.
nzira yarambwiye bazaba hafi yarambwiye nizera umukunzi wanjye nahemuka abishimiwe amashyi yabyerekanishije inkovu igorogota ku musaraba azuka n'intsinzi tubanyarukira turamwizera abishimiwe yarambwiye ko atazamukira twese munkundire tumuhimbaze dutembe giture yagize neza Yesu we abishimirwe yarambwiye ko atazampemukira yarambwiye ko azampa hafi yarambwiye ndabyizera umukunzi wanjye nahemuka abishimirwe ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe ibintu ni Yesu wabikoze yego ibi bintu ni byiza yego ibi bintu ni byiza yego ibi bintu ni byiza yego ibi bintu ni sawa yego ibi bintu ni byiza yego nuko tubategera icyusa yego bino ngabagomba bigitara amashyi menshi cyane nzagusingiza nzakubyinira kuko ibyo unkorera Yesu bitangaza amashyi menshi cyane haleluya
kuko ibyo nkorera Yesu bitangaza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiriye ubuzima. Nzagusingiza. Mwiriwe neza. Turashima Imana nk'abavandimwe ba Diana kubw'uyu munsi w'amateka kuri we. Ni umugisha cyane kuba twungutse Emma muri twebwe. Emma, turagira ngo tukubwire ngo utwaye umugore mwiza. Diana twamwigiyeho byinshi cyane, haba kuri njyewe no kugeza ku batoya, ndetse na Denise udahari, ndetse yanaduhaye ubutumwa tuza kumugezaho tumubwire ngo uzagire urugo rwiza, Imana izabane nawe. Niyo mpamvu twebwe nk'abavandimwe twabonye nta yindi Imana ihambaye twaha Diana. Diana, tuguhaye inka. Birenze ibyo sinzi niba nta wundi. Murakoze. Barakoze cyane abavandimwe. Bafata ifoto y'urwibutso, hanyuma nk'uko nabivuze ba nyirasenge wa Diana wakire sine y'igitego. Ati n'abari hano dukoma amashyi menshi cyane. Hanyuma amashyi menshi cyane, twongere tubakomera amashyi. Hanyuma dufate ibyicaro nabo bongere batambuke bagane mu byicaro byiza umuryango wateguye. Reka rero bahagarare neza maze tubashyikirize indangururamajwi.
reka uyu mwanya rero tuwuhe ababyeyi kugira ngo bagire icyo babwira abana. sashimwe cyane bana bacu, nta byinshi cyane tubabwira uretse kubabwira ngo turanezerewe ku bwanyu cyane. Emma na Diane turabakunda cyane, muri abana bacu murabizi. Yego, imvura ni nyinshi. Turabakunda, turabifuriza ibyiza, mwatunejeje cyane. Diane turakwakiriye, aba ni ba nyina wabo wa Emma, turagukunda rero, turakwakiriye kandi urabizi usanzwe ari umwana w'umuryango, cyane cyane ko n'ababyeyi bawe basanzwe ari umuryango wacu, ni abavandimwe kuri bamwe, ni abana ku bandi, urisanga rero kandi n'ibisanzwe. Turabanezerewe rero nk'ababyeyi, tubasabiye umugisha turuka ahera mu ijuru. Mwabonye impanuro nyinshi z'ababyeyi, z'abashumba, twe ni ukubabwira ngo turanezerewe cyane. Imana izabubakire, mugire urugo muzishimiramo, muzanezererwamo iminsi yanyu yose yo kubaho. Urugo rwanyu ruzababera ibyishimo, rubabera umunezero, rubabera ijuru rito iminsi yo kubaho kwanyu. Kandi dusabiye n'umugisha imbuto z'inda zanyu, muzagira abana, abahungu n'abakobwa, tuzanezerwe tubonye imbuto zibaturukamo. Imana ibahe umugisha, turishimye, turanezerewe. Amen. Ayo mashyi ntabwo ahagije, dukome menshi. Hanyuma bafata ifoto y'urwibutso, abo ni ababyeyi ba aunties ba Emma. Reka basabe no kumwenyura rwose, aya ni amafoto y'urwibutso. Barakoze cyane, tubakomera amashyi basubira mu byimbo. Ndagira ngo rero nsabe abavandimwe ba Diana batera intambwe baze kugira ngo nabo bagire icyo babwira Diana na Emma, ndetse turaza no gukurikizaho abavandimwe ba Emma kugira ngo nabo bagire icyo bababwira. Mu gihe abavandimwe ba Diana bitegura, reka abavandimwe ba Emma baze. Reka batera intambwe abavandimwe. Mwiriwe, ndarangurira ijwi kugira ngo mwese munyumve. Imana yangiriye neza, bajya bavuga ngo nzavamo uvugabutumwa, turacyategereje. Twe duhagaze imbere yanyu turi abavandimwe ba Emma, bavukana directly. Kubazi Pastor Antoine barabizi yuko atajya agira abakwe n'abakazana, so ubwo Diana baye undi mukobwa turashaka aho tumushyira mu muryango. Ubwo turamenya niba ari buba bucura kansimbura cyangwa niba ndutaho mikeya nkamujya inyuma. Ariko icyo twifuzaga kuvuga ntago turi butinde. Twifuzaga kubifuriza urugo rwiza, urugo ruhire,
muzabyare muheke hungu na kobwa, dore muri beza cyane, mugire mutuzanira abandi beza, kandi ntimuzatinde. Ubwo ni ubutumwa narinzanye bwavuye kwa Canon. Nanjye kanishyiriraho agakeregeshwa kanjye mvuga ngo Emma ni brother wanjye, twabanye igihe kirekire, twabanye muri byinshi, kandi umuntu yazanye mu muryango ni umuntu nawe waje akisanga. Ubundi twe tugira ibintu nakwita ngo ni fun, tuba tuganira dutera ibiparu, Diana yaje agwamo yisanga rwose nkaho yari ahagenewe. So rero nibyo byiza cyane, twabyishimiye, kandi we look forward to your happy family. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Abo n'abavandimwe bamushyikiriza impano babateguriye, hanyuma bafate iyi foto y'urwibutso. Barakoze cyane, twongere tubakomera amashyi basubire mu byimbo. Yesu ashimwe cyane. Dufashe uyu mwanya dushimira Imana. Imana yareze Diana na Emma. Uyu munsi ukaba umunsi w'umuryango wabo mushya. Rero nta byinshi cyane turi buvuge, nk'ababyeyi turabifuriza kubyara abahungu n'abakobwa kandi bakazabona ibibatunga, harimo amata, harimo imbuto, harimo byose. Ibyo rero nibyo tubifuriza, muzabyara abahungu n'abakobwa, kandi nk'uko bakomeje kubabwira, umuryango ufite fondasiyo y'Imana ntacyuba. Turabakunda cyane, Emma turagukunda, na Diana turagukunda. Imana yo mu ijuru izabaha umugisha, namwe muzabone abo muha imbuto, muha inka, mugabire. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Murakoze. Ayo mashyi ntabwo ahagije, twongere dukomera amashyi umubyeyi, bafate n'agafoto ku rwibutso. Hanyuma namenye ko hari n'abanyirasenge ba Diana nabo bafite impano. Nyuma yaho turakurikizaho Gahini Diocese staff, ndetse dukurikizeho na Mothers Union Gahini, baze kugira icyo bababwira mu masegonda make. Barakoze cyane. Bafata ifoto y'urwibutso, basubire mu byimbo. Hanyuma ndaza gusaba uyu mwanya ba nyirasenge kugira ngo batere intambwe, baze batange impano. Baraza gukurikirwa na Mothers Union Gahini.